cyane cya mbere Deus Manchester United asohotse amakuru cyane yuko yatangiye kunyura muri kampo z'abakinnyi barimo Elliot Anderson, Sandro Tonali, binavuga ko cyane cyane ngo yifuza abakinnyi bo hagati mu kibuga, n'abakinnyi babiri beza bari, umwe ari muri Nottingham Forest, undi ari muri Newcastle. Sandro Tonali ni umutaliyani, Elliot Anderson ni umwongereza. Kuri aba bakinnyi bombi Manchester United ibakeneye mu yihe myanya? Icya kabiri, ntiyaba binagaragaza ko Michael Carrick azaba ari we mutoza, kuko ekipe yifuza abakinnyi nibyo iba yakonsirise cyangwa se yabajije umutoza bitewe nabo yifuza, ariko nanone hari n'amakipe agura bidatewe n'abatoza, akaba yagura abakinnyi beza, n'abakinnyi bundi baba baje muri Manchester United kuziye role baba bazanywe nandi ubundi. Ngewe nduhitiramo Manchester United nkurikije abakinnyi bazasohoka barimo Casemiro muri uriya mwanya. Reka twemeranye ko bakeneye nimero 6 typique, umukinnyi ushobora kuza agakina nimero 6 mu buryo bwiza nk'uwasimbuye witwa Casemiro ugiye, nubwo wenda udashobora kubona umuntu umeze nk'undi, ariko barabanza kubona bakwiye kubanza kubona iyo profile ya nyayo. Icyo ni kimwe. Muri aba babiri rero uwabirusha undi mbona ku mpamvu ebyiri yaba Sandro Tonali kurusha Elliot Anderson. Elliot Anderson ni umukinnyi muto ukizamuka ugikinira ekipe ya Nottingham, ni umukinnyi ukirimo ashaka umwanya muri ekipe y'igihugu. Ntabwo uravuga ko ari umukinnyi umaze gusimanta umwanya muri ekipe y'igihugu, wenda nko kuvuga ba Declan Rice muri ekipe y'igihugu bari kumwe, ariko urebye kuri experience y'imyaka igera ku 8 ya Sandro Tonali kuva ku myaka byibura 18 kugeza ku myaka 25, uyu munsi none afite imyaka 7 myiza ari kuri top level, mbona yaba amahitamo meza cyane kurusha Elliot Anderson. Uriya we niyo yahomba, ntabwo wakwicira urubanza cyane nkuko wavuga ngo naguze umukinnyi w'imyaka 20 biba bitandukanye burya. So ariyo mpamvu ubushize tuvuga ku bintu byaba Adam Wharton twaravuga tuti niyo yamwinjizamo ariko akaba yanegotiatinga na Casemiro bakaba bagumana none byibura akageza 22 bamaze kubona integration ye muri equipe. Ariko kurekura Casemiro kaba kwinjiza Sandro Tonali ntabwo cyaba ari ikibazo kinini cyane. Ikindi kandi ni umukinnyi nabonye ufite wambara profile bitewe n'ahantu ageranye n'umupira, yenda gukina nk'uyu mwana witwa Joao Neves cyane w'ikipe ya Paris Saint-Germain, cyangwa Joao Neves niwe yenda gukina nka Sandro Tonali uko niwe muto, ariko ubona ko mu mikinire ye cyane ni umukinnyi wambara profile bitewe n'icyo ekipe ishaka, bitewe n'icyo ishaka gukina muri ako kanya na resultat bafite naho bageranye n'umupira. Nkabona rero hamwe na Kobe Mainoo muri aya mezi umaze kutwereka improvement yo ku rwego rwo hejuru, biri like ko umwaka utaha Sezita agomba kugumamo byanze bikunze, ni umukinnyi nawe bari ku masezerano ye, mbona profile yaba nziza muri uyu mwanya yaba Sandro Tonali kurusha Elliot Anderson. Haje andi mazina twakongera tukicara tukabireba. Ikijyanye no kuba rero ari nka green light ku mutoza, ibyo byose umutoza mbere gutangira gushaka abakinnyi yabanza gushaka nawe amasezerano ye, kandi ni ikibazo buri munsi Michael Carrick asubiza. Ngewe amasezerano naje hano mfite na amasezerano yo gufasha ikipe gusubira mu bihe byayo byiza, ibindi ntibiri mu bushobozi bwanjye. Ni nko kuvuga ngo nibabona nkwiye gukomeza ndi ready, nibabona nakwiye gukomeza ndi ready kugenda, kuko niyo masezerano hano mfite. Gusa ushingiye ku musaruro amaze kugira ukareba ibyo arimo arakora, uwavuga ko ubuyobozi bwa Manchester United bwaba buri muratekereza no kuba bamuhereza amasezerano y'igihe kirambye, ntabwo wabucinga amero, kuko umusaruro we urivugira bikurikije aho yayisanze, abakinnyi ukuntu bagiye bagira improvement yo kuri rwo hejuru, barimo ba Kobe Mainoo, barimo defense, barimo abakinnyi b'imbere ba Benjamin Sesko ba Rutahizamu bari babahenze, barimo ba Bruno Fernandes basuye mu bihe byabo byiza. Equipe yose ubona isa nkaho ari ukuntu yazamuye urwego, wenda cyo kora uwasubiye inyuma aho yamusanze akaba Brian Mbeumo, ariko nawe si cyane, gusa nawe byatewe no kumuhindura umwanya hanini kuko we amukinisha kuri point. So mbona rero ko muri abo bakinnyi babiri umbajije bari ku meza nafata muri equipe ya Manchester United ya Sezita. Nanjye nuko kuko urazi ko tunabiganira tugeranya n'uyu musore Adam Wharton n'ikipe ya Crystal Palace, nabwo namugiraga umufavori imbere ya Anderson. Sandro Tonali bose aravansi bose arabarusha,
bose ukize ku meza urebye tugaruka kuri wa mukinnyi uvuga ngo ufashe ekipe bikagaragara ubuzima bwiza bwose niyo ukasimba gucamo ino minsi bwatangiye kugaragara buri mutarere amaze kuhagera ni na transfer atunguranye ubundi nuko andi makipe yabaye nkarangara ubundi byanagwa ko ajya mu makipe anakomeye za Manchester Arsenal zaravuzwe mbere yuko banajya mu ikipe ya Newcastle ariko Newcastle ikoresha uburyo faranga birangira imuzanye iramutse imubonye kuko bashaka gusimbuza akazi biro profile ifatika urabona ko United nawe ishaka gukomeza kujya gushakira abakinnyi hanze y'isoko ry'Ubwongereza batari adapta cyangwa se abakinnyi batarakora izina kubera ko uyu munsi rero United iramutse ko isoje ku mwanya wa gatatu cyangwa wa kabiri iyo myanya ishoboka ubu ngubu tureba ko byakunda umwaka utaha umutoza wese uzaba hari yaba ari Michael Carrick yaba ari n'undi wese uzaza azafite akazi ko kubageza kure harenze aho ngaho iyo tuvuga ngo projet isaba no kwihangana ariko twabonye ko United ntabwo kwihangana ntabwo bikunda iyo pressure ibari ibaze ko arimo arakora n'ibyo arimo gukora uyu munsi umugabo Michael Carrick ariko ugasanga harimo abantu bataramwemera kandi arimo gukora akazi ke neza rero akeneye abakinnyi tuvuga ngo bamaze kwikonfirma urwego rwabo tubona ko ari rwiza icyo dose arakomoje ari ukuntu ugura umukinnyi uvuga ngo uyu nguyu ni yakoze n'ibinanga ntabwo ubuyobozi buzajya kuri critique kuvuga ngo wazanye umukinnyi n'umundi ushidikanywaho no kureba bazanye Brian Mbeumo imibare amaze iminsi akora muri shampiyona iyo byanze umuntu ashakira ikibazo ahandi ariko ijisho rimureba riba rigendeye ku byo yakoze no ku musaruro afite ya ekipe yabarizwagamo icyo gihe ibibazo biba byikiyana hagati y'ubuyobozi n'abafana ariko kuzana uyu musore Anderson yavuye kwa Newcastle ni umukinnyi uri aho ngaho atangiye kuzamura urwego kwa Nottingham Forest nabwo nge mbona bitarabi bihagije niyo mpamvu na preferaga ko nabona uyu nguyu Wellington ariko uvuze Sandro Tonali kereke bari kubazana bose ariko ibya Sandro Tonali bikunda niyo mukinnyi wa mbere akabaye ashyirwa mu bitabo bya Manchester United kubera ko no mukinnyi wabaje gusimbura Casemiro kuri uriya mwanya bigaragara ko numari mu gihugu cy'Ubwongereza kuri uriya mwanya ntiwatondeka batanu uyu musore Sandro Tonali ataramuzanamo currently hari n'abavuga bati hari abavuga ati Sandro Tonali si nimero 6 ijana ku ijana Nariyote nuko na Anderson Elliot si nimero 6 ijana ku ijana bakavuga ati kubera iki uwo yari yisimbuje Manchester cyangwa gusimbuza ya nimero 6 ijana ku ijana yego Casemiro bakavuga ati ese ahubwo mani ni abikeneye abandi bakinnyi babiri bo hagati n'aba bavugwa barimo cyangwa se izazana Sandro Tonali n'ubundi cyangwa se Anderson Elliot imuremo mu nimero 6 ikiza cyaba ari ikiye kuri Manchester United ubu ikiza ni ukujya gushaka umuprofili yo yabitangaje ariwe Casemiro igashaka nyiri iyo profile ayifitemo indani ariko ntabwo iri ku rwego Manuel Ugarte profile Casemiro Casemiro Manchester ayifite ariko ntabwo iri ku rwego rwa club Manchester maze kugera uriwe Manuel Ugarte mbona United n'ubundi still ikwiye kuba yarekura Casemiro azagenda na Ugarte akwiye kugenda ahubwo ikongera ikinjizamo izindi profile ebyiri nziza nibashaka na Mount bamwongereho uburabe harya nawe barimo narahari bare kuri ngwiza murongo ariko convention izazamuka bare kipere imishahara binjiza abakinnyi ya convention izazamuka Mount irajya muri convention cyane kuri umupapa wagiye kuzamuka mu kipe cya Frank Lampard nagenda azabone kapiteni bizana ukuburiza naho United mbona mbere na mbere kuri profile kuri umukinnyi nka Alexander Tonali nako nka Alessandro Tonali we ni umukinnyi class ya mbere ntabwo kuba class cyane ari gutwara ibikombe ariko urwego rwarushaho kwereka urwego rushobora kugaragaza class yawe giye kubwanjye mbona Tonali class nimero ya mbere ari muri class ya mbere muri baba mediateri beza mbona Tonali ari iyo ariko ikosa nge Tonali ndishinja umwagent wa muze muri Newcastle ubwabyo kuva muri Milan ujya muri ukaza muri Newcastle ibyo ngibyo ni ikosa ry'umwagent rwose inibyo igiciro cyari cyiza nibyo ari byiza nibyo byari byiza ariko none nta kuntu wari kujya gushaka heza hakomeza kugaragaza urwego rw'umukinnyi wawe nibyo yaje muri Newcastle ariko kigaragara ko ari profile ari umukinnyi udasanzwe nuko yakomeje ko improvinga no kugaragaza nyine ko ari classe Newcastle yaguze produit yuzuye Manchester bonye Tonali byaba ari amata byaya mavuta ariko Manchester gatajya no ku isoko nanone gushaka profile ya nyayo ya Casemiro ndetse na Manuel Ugarte ko si Manuel Ugarte akwiye ko ari muri akiri mu ikipe Manchester United mu gihe cyose abashaka gukomera ntabwo akwiriza umuntu nka Sandro Tonali we ngo ugumane umuntu nka Ugarte keretse
keretse ugarita azamura urwego. njye mbona uko yazamura urwego rwose Fuad yinjiye Tonali urebye kuri performance kuko hari umuntu ukorwa hari niwe navugaga ko bimwe ntakorwa hari bivuze ngo Sandro Tonali niyinjira azajya muri inyuma ya Kobe Meno bajya guhanganira umwanya aba ariho ajya nimero gukina gatandatu. n'ubundi rega arayikina sibyo neza noneho ibe Bediane ya Tonali Kobe Meno na Bruno Fernandes na Bruno Fernandes mu gihe yaba hagumye cyangwa se bahisemo kumurekura wenda ngo babe bakwinjiza undi ariko iyo myanya ibiri nimero 6 na nimero 8 ikaba irimo Tonali na Kobe Meno kuko nibyo ni umukinnyi muto ariko nawe ageze mu gihe cyo gukina ku buryo bugaragara Kobe Meno bakeneye umwanya kandi noneho tushe yafite amaze no gukonfirima reka amaze no gukonfirima na tushe muri media mu bamediateri bose bafite irihari itandukanye n'iy'abandi rwose itandukanye n'iy'abandi bose bari mu ijambo rimwe profile iyo yambaye Kobe Meno itandukanye n'iy'abandi bamediateri bose Manchester ifite Boss Fox n'abandi rega baza uriya uyu mutipe n'umutekinisiye uteye ubwoba nk'abana uyu muntu witwa Kobe Meno Goldinga babonye ibintu akira mu kipe y'igihugu gufata umupira babonye ibintu akira mu kipe y'igihugu oya nimero 8 uburyo yikina kwa Manchester undi muntu ubikora kuri waranabibonye igihe yicaraga hawundi muntu abikoze ariko Tonali muri 6 ntago ndamwitegereza neza gusa muri Milan yize kwikina na muri Newcastle ariko Newcastle basubicinga match itangira atari muri nimero 6 ariko nyine wareba rurimo gukina hari match nyinshi mbona arimo gukina ruri nimero 6 amahirwe nuko n'umubiri ubimwemerera ariko nyine atangiye gusa n'ubikina mu gihe nuza tarahari mu gihe boss yagiye Bruno Gomes kuba yavunika ariko buryo rega na Bruno Gomes ntabwo yari nimero 6 nawe si barasubicinga buryo ntabwo yari umwajyayo undavayo buryo yaje nimero 6 muri Rio yakinaga niba ari Thiago yakinaga nimero 8 ariko no muri national team ya Brazil yagiye ntago yikina kubera ko ari boss ariko barakina mbona rero kuri icyo kintu nyine kijyanye no gusicinga iyo myanya yose Deus wagarukagaho Tonali yaba mwiza kurenza Sandro kurenza Anderson mu myanya yose yaba ya 6 yaba na 8 byose Sandro Tonali yaba mwiza kurenza ikiri cya kabiri gamana rero n'umugabo urabona n'amasura y'akazi n'umugabo umurebye ubona ari umuntu wakira ubona ari umuntu ukwiye kwambara umwenda w'ikipe ikomeye nka Manchester United nk'abantu umuntu witwa Tonali ubona ari umuntu ukwiye kuba yambaye umwenda w'ikipe isura y'akazi ikipe izahaka kagabo ka Crystal Palace Adam Wharton abiduhemukiye ikipe izamuguriza biguze umukino aracyari muto ngiye kugira ngo ngure Adam Wharton nagura Carlos Bareba muzamubona abo kugura Wharton nagura Bareba ikipe izabyuka mu gitondo kagura Wharton nagura Bareba Wharton azaba muri Crystal Palace ajya muri Tottenham agenda agazamuka cyane n'ubu utamwemera Wharton ese uko namwemera agira ni umunyamukinnyi mwiza cyane agakinnyi keza cyane karakantu ariko kumba physique bizagenda kumba physique ntago ari keza azamira kandi biriya bintu bisaba n'imbaraga bisaba na combat physique ko gafite akiri karusha abangaba gafite akiri ariko n'agatekinisiye cyane na Bareba ni ukuntu umutekinisiye ariko Bareba urabona ko niba ari ukugera ku muntu sibyo arakugeraho akwambure baro ayirekura aba ni abakinnyi ba City reba abakinnyi bakomeye amakipe akabirengagiza akajya banyuraho gutya bakora kwa Megi ikaza rimwe pa kwino kuri batwara oya Tottenham nizamu biravuga ko rero aba basore yaba Sandro Tonali ndetse na Anderson Elliott na Man City bariho nk'umuntu witwa Anderson Elliott mbona gusana ari gukina bihura muri Nottingham njye ntabwo mbona ntago arankumvira umuntu utemera mbona ari ahantu heza rwose umuntu wari uri kumwereza muri Tottenham n'agakinnyi keza ariko muzi ko rero jya muri site jya mu byuma wandike ngo Real Madrid yigize gushaka umugabo witwaga Amurizaki abayecenti barazandikisha inkuru wa muntu Amurizaki ngo geragera ari havuga se Amurizaki urajya muri Real Madrid ahantu gutya ahantu hari ba Divan Nistelrooy yajya gukora iyi andika mu byuma reko Amurizaki atabuzwe muri Amurizaki na Michael Richards ntabwo arikishije ngo yarayandikishije yaravuze ko yiyandikishirije none se Adam Wharton tekinike ntayazi ariko warawuzi umupira warawuzi biriya babyita transfer boosting kampu y'umukinnyi iyo ishaka nk'amasezerano cyangwa guhenda umukinnyi na cyane ko ubu ngubu bimaze gufata intera no kuba n'amakomisiyo menshi aba arimo kuko niba uribuka Man City iva muri deal ya Florian Wirtz bavuze ngo twasanze tugomba gutanga amafaranga arenga miliyoni 300 kandi mu by'ukuri umukinnyi atagomba kurenza miliyoni 150 irindi ry'itanu rirajya he muri abo bantu of course niyo mpamvu rero baza
bakaba bakora nka gutyo bafite deal bari bakavuga bati do muduha amasezerano Richards yarabyisobanuriye cyane. Okay. ariko muri Man United muri no minsi tumaze iminsi tubona amakuru menshi avuga ko ngo United ishobora guhindura ibitekerezo kuri Casemiro. Abiswe yamaze kubasezera Casemiro babwira yuko iyi season irangira agomba kwigendera, ariko nyuma y'ibyagaragaje bari kumwe na Michael Carrick tuanze twumva icyo Fabrice yabivugaho, twumve situation kimeze muri United. Bari gutekereza kumugumana cyangwa Casemiro arahindura ibitekerezo agume muri Man U. Numvise Fabrizio yanze gutanga umwanzuro, ariko afite nibura icyo yatubwiyeho abantu bafana ba United bakumva situation ya Casemiro niba ashobora kugwa muri United ubwo yasezeye. Fabrizio Romano ati Casemiro yarutse kongera igitego gituma yongera umubare w'ibitego yatsinze muri saison nziza ya Premier League ari kumwe na Manchester United. Tamaze gutsinda ibitego 7 arimo arakora neza, ntabwo yari yarabitsinzeho kuva yagera muri Man United muri saison ya Premier League. Ati benshi Roma fana United bakomeje kumbaza ati se hari amahirwe ko United na Casemiro bahindura ibitekerezo bakemera kugumana guhera umwaka utaha w'imikino, abo bamuhereza undi mwaka umwe w'imikino. Ati cyane ko United amahirwe ni menshi cyane ko bazabona itike yo gukina Champions League umwaka utaha nta gisibya, ariko byaka kanya nta kintu kirahinduka. Ati ariko nanone sinshobora gutekereza uko hazaza bizagenda cyangwa se ngo mbigene. Ati ariko nababwira yuko mu mezi abiri asigaye abayobozi ba United bagiye bagira ibitekerezo bishobora gutuma bagumana uno mugabo Casemiro, ariko ntago barafata umwanzuro. Ati bamuhamagara bamubwira ati reka duhitemo kugumana, nta kintu barabikoraho mu by'ukuri. Ati byaka kanya cyo nababwira cyo nuko muri Man United bishimiye uburyo arimo akina, afite umushahara mwiza, afite amasezerano meza, imyaka ni ikindi yo ntago ari mitoya, of course n'umukinnyi mukuru. Atari karimo arakora akazi keza cyane hamwe na Michael Carrick, arimo aritwara neza cyane. Ni umukinnyi mwiza, ni umunyabigwi w'umukino. Mu myaka 20 ishize ku mugabane w'Uburayi n'umwe mu mediateri bakina hagati beza, ariko United aka kanya ntago irimo igaragaza ibimenyetso ibyo ari byo byose ko izahindura ibitekerezo ikaba yagumana uno musore Enrique Casemiro. Casemiro nawe yarimo arashaka abamuhagarariye, bari gushaka ama equipe, barimo barafungura imiryango ku mahitamo menshi ashoboka, ariko ntago barafata umwanzuro cyane ko amasezerano yo muri United ararangira muri iyi mpeshyi. Yamaze kubasezera, ariko ntihagira igihinduka nanone. United ikamuhamagara ikamubwira ko yifuza ko bamugumana, cyane ko nta kipe yari yose yari yasinyira cyangwa ngo bumvikane, bisobanuye ko amahirwe aracyafunguye kuri buri umwe. Ngone pongo Casemiro. Ariko iki kibazo mu minsi yashize bakibajije Michael Carrick mu kiganiro n'itangazamakuru, barabaza ati se wakishimira kugumana Casemiro? Michael Carrick yanga kwita afata umwanzuro byihuse cyane, aravuga ati byaterwa na facteurs nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko n'umukinnyi w'ingenzi kuri twebwe, cyane ko benshi babikomoje bavuga ati Carrick ntabwo ari umwanya mwiza wo kubivuga niba umukinnyi azaguma, cyane ko nawe atizeye ko azahaguma. No mu byo Fabrice yavuze, aravuze ati bizaterwa niba Michael Carrick ashobora kuba hagumye cyangwa hazaza undi mutoza, imyanzuro yafata ntawe uyizi. Ashobora kuza akababwira ati mureke tugumane Casemiro, ariko kirimo nuko ku myaka 30 n'inga ya Enrique Casemiro sinzi bahifasha umwanzuro wa nyawo, bafasha umwanzuro kumurekura, babaye bahinduye ibitekerezo bakamugumana season itaha. Ntago byaba bifungiye umwanya undi mukinnyi mwiza muto wakinjiramo, cyangwa Casemiro bamwihanganira gukomeza kuzishaka Kobe Mainoo. Aho ni naho hazi ikibazo. Abantu bumva yuko Manchester United igomba kwifite Casemiro bihagije, kandi mu by'ukuri Casemiro ibitego 7 nibyo yavugaga muri Premier League na assist 2. Yonde bishimiraga match 14 twayabanzamo. Twarabibonye hari icyo Manchester United ikeneye kuri Casemiro, nibyo no mu mediateur watangiye no gukontribute mu buryo bw'ibitego kuri equipe. Ariko ari ikintu cya stability, wabona ko afatanyije na Kobe Mainoo ayobora neza cyane, ukabona ko bari kubihuzamo neza. Iyo experience Manchester United irayikeneye. N'abatekereza iguma rya Casemiro muri Manchester United suko ariyo wazabatwara nk'aki muri mediane, ahubwo harimo n'ikindi kintu kivuga ngo ese mu gihe uzanye umukinnyi n'ibyo urashaka umuntu nka
nka Elliot Anderson, urashaka ba Adam Wharton. Uyu munsi urareba mediane ya Elliot Anderson na Kobe Mainoo cyangwa se ukareba Adam Wharton ari kumwe na Kobe Mainoo, ukibaza ngo nta cyaba kiburamo. Iyi experience yabikenewe rero. Ikindi Manchester United ntabwo izaba ikina ku cyumweru gusa cyangwa se nyuma y'iminsi 7 mabubwe ya Manchester United izaba ikina Champions League niba yabonye itike, izaba ikiri muri Premier League, izaba ikina FA Cup na Carabao. Manchester United inekereza ko ari sezo umufana akeneye kubona ibindi birenze kuza guhatanira imyanya ine ya mbere. Rero icyo gihe ukeneye swadi nini ni uko ufite Casemiro n'undi mukinnyi gusa. Nanone mu gihe baba bagumanye Casemiro, ubwo no gutekereza kuri Manuel Ugarte ko twanamubonye n'umukinnyi utizewe. Iki cyo nacyo wenda kizazamo ni imibare icyenemeranya na Fabrizio izaza cyane cyane biturutse kuri decisiyo izafatwa ku uzatoza Manchester United. Umutoza ashobora no kuza n'undi akakubwira ati ariko ngiye Manuel Ugarte ndamugumana, kuba ati ngiye nkeneye kumuha umwanya. Twagiye tubona abatoza ari azaga bati ngiye mfite byinshi ndi buhindure ku mukinnyi. Gusa icyo mbona cyo Casemiro wenda ku mushahara Manchester United ni hiremerewe, sinzi ko umukinnyi yakwemera kugabanya, ariko abaye atemeye kugabanya ubwo nuko Manuel Ugarte waba bamuretse wenda agaciro cyangwa se salary ya Manuel Ugarte n'ubundi baba kinnyi baba baje batoya ushobora gusanga ari munsi yawo, byibuze ukabahara yuramiye ushobora guhera uhereza Casemiro. Ku gitekerezo cyanjye numva nibyakeneye gukomeza kwigisha aba bakinnyi muri mediane ya Manchester United binazamo wenda n'uwo mukinnyi ushobora kuza avuye ku isoko. Gusa byo Manchester United babirebeho mu gihe warekuye Casemiro hari n'ikindi kintu gihari. Ubwo urumva warekuye Casemiro wazamo na cya kiryo ngo twemere dutegura hazaza h'ikipe ya Manchester United nk'ibi byo kuri Liverpool kuri Salah, uvuga ati nibyo no mukinnyi ufite ibyo aduhaye iyi sezo nabyo byamubera byiza. Barana Casemiro icyo kintu aragitekereza mu kujya mu gikombe cy'isi ndi kumwe n'ikipe y'igihugu ya Brazil, nkeneye performance ziri impeccable zituma najyayo nanabanzamo, ariko byibuze no muri sama nkabona ekipe nziza nanjye nakwishimira kuba ndimo mu gihe nava muri Premier League. Iyo mibare rero nayo burya ku meza aba bagabo n'abanyabwenge n'abantu b'intiti barabireba. Casemiro nibyo yaduhaye performance nziza ziri impeccable. Ese ku myaka ya Casemiro afite, ese ku mbaraga bimusabye kuri Manchester United kizaba ikeneye umwaka utaha azongera guhiyo sezo? Icyo nacyo nicyo kwibaza. Kuri uyu munsi hari impamvu nyinshi rega zitwaye Casemiro. Hari igikombe cy'isi, hari isoko agomba kugira ryiza rye muri sama. Yabanze yereko ikintu cy'ingenzi. Casemiro ni muzee wa kazi. Kandi Manchester United iri gukina rimwe mu kwezi. Ari gukina k'abasaza. None cyane niko kurezira ngo Manchester United izi saha igize match 33. Newcastle United ikipe iri yo hirya kuri imaze gukina match 50 zarageze. Sone ngo Manchester United no zizakina match 40. Casemiro aheruka mu kibuga ku itariki twakoze ya match ya Bano Mofari kitegizinga hari kwa gatatu 20 wakumye hari tariki 20 azagaruka mu kibuga kuri 13 z'ukwa kane ko bagaruka bakine. Mbere yaho yakubisemo ikiruhuko cy'iminsi 14 na mbere yaho arano yakubise ikiruhuko cy'iminsi 13. Ntabwo uno mwaka ntabwo bagize imikino myinshi. None kuri iki Samira avuga ntamuciye mu ijambo, uribaza ikinyamakuru nka Sky Sports cyandika ko amaze match 14 nyine abanzamo cyangwa aboneka. None se ni inkuru ku mukinnyi nka Casemiro, ariko nabo barayaga bati byibuze aratwaye paraporo yuko ari ikindi bintu bimeze nk'ibirenge Kagame Cup ni no gukina rimwe mukajya kuruhuka mukongera mukagaruka. Dore ikintu cyatuma usigarana na Casemiro byaba decision yafatwa n'umutoza. Iyi sezo ntibashuke ntibashuke ngarutseho. Hari byinshi bitwaye izi performance za Casemiro, kandi ku mukinnyi w'imyaka ye n'imbaraga atakaje nicyo bizaba bimusaba umwaka utaha. Irasaba kwitonda. Manchester United ni nayo igikorera amakosa, ukabona umuntu nka Johnny Evans aragutwaye mu dukino nka 15 twa nyuma ateye ngo ariko mumwongera amasezerano n'umwana wa equipe. Ferguson araye inyuma ati mubyuke nyamureka atabacika. Ubwo ku isoko icyo bakora bahita bivamo kujya gushaka umudefenseur ufatika, bagashaka sword play y'umukinnyi uri aho ngaho waya noneho kazagendera ngo kuri abo bose ukazasanga ntacyo wakoze. Nibagiye ku isoko kuzana umukinnyi ufatika wazanywe wakazu yazi
wagumanye wibeshya ko hari icyo yaguha birananiranye. Ibyo ni ibintu Manchester United igomba kwitondera. Niyo mpamvu navuze ngo Christopher Ivere hari icyo wakoze cyane bikomeye cyane kuri iyi mercato ya Manchester United. Fatanya n'aba bagabo wenda muri kumwe murebe icyo Manchester United izakenera muri sama. Hari icyambere cy'umwanzuro buri mufanesi ategereje ku hazaza h'imitoreze ya Manchester United. Ese ni Michael Carrick kuzaguma, ni undi uzazanwa? Urumva kwejo ndi hazaga inkuru ivuga ko Manchester United ibintu byo gushaka umutoza bayaye nkayo igabanya ritme. Ariko itarabivamo nano. Itarabivamo nyine ntabwo bivuyemo ariko ngo yabagabanyije ritme. Icyo kintu rero urumva hari kudesida umutoza, hari ukumenya ngo umwanzuro uri ufatwe ku bakinnyi n'uwuhe. Ibyo byose ni byo kurebaho cyane. Okay. So hariko hari n'abandi bakinnyi United igiye guhereza kontra, ubwo reka nabo nze mumbwire niba ari uko bari gukina iminsi mike mu cyumweru. Nziko bimeze. Hari Maguire na Kobe Mainoo n'abandi bakinnyi United bo igiye guhereza kontra ngaho umwanzuro wamaze gufatwa. Last week about Harry Maguire and Kobe Mainoo. Harry Maguire expected to sign a new deal soon, 2027, one more season with an option to extend until 2028. But also more to say on Kobe Mainoo because the agreement between Kobe Mainoo and Manchester United over new long-term contract is really at the final stages. Could be done before the end of the season. That's the mission. We will see whether it's going to take days, weeks, we will see. But the mission of Man United is to get it done before the end of the season. June 2031, new contract for Kobe Mainoo. Better salary, improved, of course. Extra years, as we mentioned, so 5 years contract. Everything is almost ready. There are final details to clarify before saying, okay, it's done, it's agreed, it's here we go. But for sure, Manchester United are optimistic for this opportunity to go. I told you last week about Harry Maguire and Kobe Mainoo. Harry Maguire expected to sign a new deal soon. Goba muhita Fabrizio Romano ati Harry Maguire biteganijwe ko asinya amasezerano mashya kugira mu 2027 ariko ashobora kujyaho n'undi mwaka kugira mu 2028. Ati ari na Kobe Mainoo. Kobe Mainoo ibiganiro bigeze kure kandi kumvikana biri hafi. Biri muri stage za nyuma kumvikana hagati y'umukinnyi na equipe. Niyo ntego barifuza kumuhereza amasezerano mashya mbere yuko sezirangira. Amasezerano mashya kugira mu kwezi kwa gatandatu 2031 ariko n'umushahara wisumbuyeho ku afata muri Manchester United. Imyaka 5 myiza cyane rwose yamaze gutunganywa, hari utuntu dukeneye kunozwa twanyuma kugira ngo ashyire umukono ku masezerano. Tariki cyo nababwira cyo nuko amahirwe arahari, ikizere kirahari ku mpande zombi. Ati ndasobanura amasezerano mashya ya Kobe Mainoo ni ikintu bafata nk'ingenzi cyane ndani muri equipe Man United ko uyu musore Kobe Mainoo akwiriye kuba afite amasezerano muri Manchester United. Maguire nabyo ari situation ebyiri zimeze gutya. Kuri Casemiro tubonye mwavuze ati United ni kuri gukina imikino mike. Kuri Kobe, kuri Harry Maguire ntabwo United yazisanga muri za situation zaba John Evans, zaba Phil Jones. Sanga umukinnyi yageze igihe cyo kumurekura ariko ko yakafite kontra bikabaranira kumurekura kubera ko mwashimye du performance ni pone ubyizo du performance two mu mikino ya nyuma. Ariko Maguire ubona biri mu ngamba ni ibintu bifatika. Maguire Gabriel we nta nubwo n'umukinnyi ubanza. Maguire ntabwo n'umukinnyi ubanza mu mibare ya Manchester United kandi ari kubanza kuko hari imvune ya Matis Delight, kuko hari imvune za Linsha, Sandro Martinez. Nibyo Carrick yaraje asanga Matis Delight yaravunitse, ahita afatirana bahari afata Maguire na Lisandro Martinez. Ariko muri defense ya Manchester United mbona Maguire n'ubundi ni musaidisi, ntabwo ari umuntu principal banzamo. Ari ashobora kugira fomu ukabigenderaho ukamushyira mu kibuga cyane ko nire yataye muri Premier League hamwe no kumenyera muri Premier League hamwe no kuba ari umukinnyi navuga ngo w'umwongereza ufite icyo kintu cyo kuba amenyereye iyo shampiyona, abona ko bagenda muri shampiyona bagashyiramo imbaraga cyane. Abongereza n'isano Manchester United ifitanye n'Ubwongereza yo kuba ari equipe yakunze kuba ifite abakinnyi benshi babanzamo mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kikaba cyamutwara. Ariko ashobora kuza umutoza akaba sinzi ko mu bibazo Manchester United ivuga by'ubukungu ifite hari umutoza waza akayikonvenka uburyo igomba gukunda umukinnyi wo mu mutima defense urusha Maguire ntabwo ari munsi ya 80.
urusha Maguire nyine wa wundi uzi ukavuga ati Maguire rwose nawe akahita avuga ati pe ndemeye haje umuntu ntabwo yajya munsi ya 80. ubu Sone ngo bari hasi ya miliyoni 80 bose Maguire barusha kuko hari nk'igihe urekura Maguire ugahita ujya gushaka umusimbura we uzamutinyura kugera ku rwego wagize imvune ugahita uhamagara Maguire akitaba Karame nk'uko abyitabye mu gihe Matis de Ligt adahari kumutwara ukamuzamura bikazakugora. Kuri Maguire ngiye muri defense hari de Ligt, Reniero, Lisandro Martinez wenda niba bazajya no kujya ku isoko banawungiramo Maguire akaba ari aho ngaho kuko ni umuntu wemera kongera amasezerano agabanyije umushahara ngiye ku bwanjye Maguire yaba ari aho ngaho kuko ni backup defender n'ubundi ntabwo ari ngenderwaho. Mbona igihe nyine kuko n'ubundi Manchester United ivanyemo Maguire yabigize shortage mu defenseur cyahise bakijya ku isoko gushaka mu defenseur ariko muri aba bana ba Heaven, Lisandro Martinez, De Ligt, Maguire gusi banera sifite aba defenseur bane Matis de Ligt, Maguire, Reniero na Lisandro Martinez na Heaven batanu ni batanu sifite aba defenseur batanu. Kuri Manchester igiye kugura ku isoko mu defenseur natekereza ko yagura urusha Maguire wenda urusha n'abahari bose urusha abahari bo kubakiraho nabo nyine baraho ariko wenda Matis de Ligt ntabwo yagize amahirwe gukorana na Kariki ngo turebe wasanga nayo biriya bintu bakinaga atarabyumvaga akaba wenda yawe kongera akagaruka birashoboka kuko na Maguire yari aho ngaho na Reniero ntiyari umuntu usanzwe twawe yajyagamo tukabona ari kubabayika kongera amasezerano Maguire ku mafaranga make ukamaha undi mwaka umwe ukuza Heaven birumvikana. Kobe Maino byo biri ngombwa. Kobe Maino ntabwo yigeze aba umukinnyi mubi n'ikimenyimenyi buri yazamutse parikuriye kuva muri academy ikintu cyatumye asa nka frena cyangwa se ahagarara byatewe n'imihindagurikire y'abatoza. Kobe Maino azamuka muribuka ko yakinnye avuye muri U18 agakina imikino nk'ine ya championnat agatajya muri equipe nationale y'Ubwongereza bamubonamo scores wazaza. Kobe Maino Kobe Maino niyo atawubanzamo ni backup mwiza icyambere. Kobe Maino bura umwana wazamutse bura abakinnyi bakundwa n'abafana n'abakinnyi babiri umukinnyi mushya n'umukinnyi wazamutse muri academy yayo abafana bahora bari ku ruhande rwa Kobe Maino niyo yaba atari gutanga umusaruro Manchester United yamukoresha nka backup ikanamukoresha nk'icyitegererezo ku bantu bari Carrington bari kwitoza batoya babizi neza ko bazamuka muri equipe ya mbere bati na Maino yarazamutse ari mu ya mbere kandi kubyo atanga no bushake mubona na Kobe Maino afite umukaseri mwiza ukareka Kobe Maino abaye mwiza kuko Casemiro ari muzima none se wajyana igari tugwirira da ukaba muzima ariko ibintu byose ntago mubona biri gushoboka kuko Kariki ahari ibintu byose ntago bisobanura ko Kariki aguma kuhaguma Kariki kuba hari oya umva ikintu kimwe ngiye mbona yabari byose turi gushima ibintu turi gushima byose turi kubishima kuko Manchester yabonye resulta ariko ziri gutanga niyo nawe Derari wagiye ugatanga resulta twagushima. Manchester United ni equipe itaberewe no kumva yatsinzwe ko Manchester United ifite ibikombe no dukombe niyo bita amakipe y'ubukombe ngiye niwo mvuga nyine yes Kariki nawe ngiye ndi buru niyo wamama amasezerano nta kibazo ngiye mbifite ariko nanone Kariki ari kuri calibre yihe yo kujera situation zitandukanye ko Kariki twumvikane ku kintu kimwe Kariki aje asanga championnat gusa na FA Cup yatoje nta Kariki Cup yatoje ni championnat gusa rimwe mu kwezi rimwe mu kwezi akaruhuka niyo yatsinzwe ububyibagiranye nta muntu uri kwibuka ko Kurupi yaramukuyemo umwuka nta muntu ukibyibuka hajemo za Champions League na za FIFA Series nta muntu ushaka kubyibuka tuzamwibuka agiye gukina na kwa Nuzi abantu bari kwibuka ko afite umwanya wa gatatu yes yakoze neza ariko si yaza ko afitemo ingendo za Galatasaray afitemo ingendo za Madrid byari bukunde tukanibuka ko wagira ngo afite amahirwe cyangwa muganga utuma nawe muri inyuma bagendesha umutwe arimo aratakaza kwa Ebana Mavuce risigaye ikubitwa na Everton ugacya mu gitondo nibyo n'amahirwe ariko nyine nta muntu waburi mu ngenge kuko Kariki nta yindi kipe yayoboye tuzi
ngo tuvuge ngo wenda ngo ni mwiza mu gukoresha abana icyo yakoze yaje muri ekipe ifite situation y'abatoza bagoranye aravuga ati turakina bisanzwe 4-3-3 reka twisubire mu bisanzwe muza dukina umupira abantu bamwita abapereza Bruno Fernandes abamwiza kona zirabayira tayari ekipe iratsinda ariko gutangira sezo kwa kuganira n'umugabo wize umupira ukamubwira ngo nzakora iki muri Manchester ni ikibona tugomba kongeramo ibiganiro tuba tuganira hanga ubutubaza ese Maguire akwiriye amasezerano agasobanura uziwe iyo ari gusobanura ntabwo asobanura nk'ibi byanye bikubwira mu masegonda 30 ngahita nyanyagira warasobanura akakubwira ngo ni mwiza muri duel aerienne murebe match turi kumwe na Maguire twankesheje ibi ngibi ntabwo twankesa twatsinza hanaha agakubwira ibintu byinshi nk'ibihumbi nka 5 ku buryo nka Maguire topic yitwa Maguire bayimaraho nk'isaha asobanura impamvu Maguire akwiriye guhatangwa amafaranga watwe tuba tuvuga rega ngo ni 150 wenda by'amapaundi ibyo 150 birimo imisoro ibyo 250 birakuba bikagenda ni buri cyumweru n'umwaka wose buri cyumweru bikwa muri miliyoni hafi 10 na zigomba kuzamo ugomba gusobanurira equipe ukuntu igomba gutanga miliyoni 10 ku mukinnyi abantu bose bashidikanya ugasobanura buri kimwe cyose akakubwira nese nabe ibibazo barabyibaza twakiye imikino mike Manchester United this season izakina match 40 izo match Newcastle na Arsenal na Man City zazigize zitarakina FA Cup nimwe urumva izo match zindi ikipe yo muri cyiciro nk'icya Manchester itera match byibura inyeya 60 kuri seso izo match Venice ziziyongeraho uzazijera gute Nepo wakoze cyane